Kristo Yezu akozwe, ikaze ku kiganiro Ibirari by'ubutagatifu. Nagira ngo kuri uyu munsi dusabiraho abacu bitabye Imana bakiri mu isukuriro muri Purigatori, turebe bamwe batagatifu nka Padre Pio bagiye basurwa na roho zo mu Purigatori zikagira ibyo zibasaba. Izo nkuru z'aba roho zo mu Purigatori ziza zigasaba amasengesho muzanzuva no ku bandi batagatifu batandukanye. Ariko uyu munsi reka tuvuge kuri uyu mutagatifu, nifuza ko tuzageraho n'ikiganiro kirambuye mu minsi ya mbere y'iki kiganiro Ibirari by'ubutagatifu. Umunsi umwe rero hari mu itumba rikaze, umwaka ntabwo mwibuka, ariko Padre Pio yari muri salon, muri kuva aho yagiye kwiha Imana nyine, yatwawe n'isengesho nk'uko yahoraga asenga. Hanyuma agiye kubona umugabo wambaye ikote byo mu myaka yo hambere cyane, byari demode ritakigezweho, aza yicishe bugufi cyane, agaragara nk'umuntu nyine utagira haba, abo muri biriya bihugu bita ngo n'abasanza buri bagenda babuyera. Icyo gihe rero ngo muri kuva ya Padre Pio, muri icyo gihe nyine uwo mugabo wari uje kumusaba amasengesho yari akiriho, bari baramwakiriye nk'umuntu wabuyera kutagira haba, bamuha icumbi, acumbika muri chambre ya 4 muri hospice aho muri kuva ya Padre Pio. Hari mbere yuko Padre Pio aza, yaraje rero aramubaza ati ese urinde, uturusaga na hehe, urashaka iki? Undi amubwira amazina ye, arangije aranamubwira ati nacumbitse hariya muri chambre ya 4, hanyuma kuko nanywaga itabi, nasinzire ngifite itabi mu kanwa ritazimije, hanyuma itabi rifatisha matora irashya, irakongoka, nanjye ndashya, mbura n'umwuka, ndapfa muri iryo joro. Icyo gihe yamubonekeye nyine hashize imyaka 10 ari muri Purigatori. Aramubwira ati rero ubu ngubu Nyagasani ni umugwaneza, aranyohereje ngo ngusabe unsabire unturire igitambo cy'Ukaristiya, unturire misa kugira ngo mve mu isukuriro njye mu ijuru. Padre Pio aramubwira ati humura, ati ndagusabira rwose, ndaguturira iyo misa. Hanyuma rero yahise amuherekeza, amugeza ku rugi, ndetse amugeza no kuri portaye aho barenga kuva. Ariko atangazwa nuko inzugi zose nyine zari zifunze, yibaza ko umuntu aho hantu unyuze, ahita yumvisha ko ari muri Purigatori yari yamusuye. Aramukingurira, agera abona ararenze, atabonye uko arenga, hari muri neje nyine, muri rwa rubura, muri biriya bihugu iyo hakonje cyane hagura urubura. Atangazwa nuko nyine aburiye muri urwo rubura, ntiyongera kumubona n'ibirenge by'aho yakandagiye, ahita yumvisha ko ari yo muri Purigatori. Hashize iminsi arabitekereje bagenzi b'abafurere b'abakapisine, frère capucin, hanyuma bakora iperereza nyine, bajya kureba mu nzego z'irangamimerere aho kuri adresse uyu roho yari yatanze, kuko baragenda basanga hari umuntu witwa ayo mazina wapfiriye muri kuva ya San Giovanni Rotondo aho Padre Pio yari ari. Bityo rero yamuturiye kuko misa, nkuko yamuturiye misa kuko yari yizeye ko yageze mu ijuru. Hari n'izindi roho si yo yonyine zagiye zimubonekera. Natwe twirebeho turebe ese ni kangahe twibuka abacu bapfuye tukabasabira misa. Misa ni isengesho rikuru kandi rigirira akamaro roho zo mu Purigatori, tutibagiwe no kubaturira andi masengesho nka rozari n'ibikorwa by'urukundo. Kuri iyi ngingo ya roho zo mu Purigatori, mbasezeranyije ko hari abavandimwe nzagenda nganiriza bagiye bagira inkuru zitangaje ku masengesho bakoreye abo mu miryango yabo hano mu Rwanda, kandi bakora ibimenyetso ko bageze mu ijuru. Hasingizwe Imana, abamarayika n'abatagatifu bayo.